wari uzi ko igihe gifata umuntu wari umukire agahinduka umukene. Wari uzi ko igihe gifata umuntu wari umukene akaba umukire. Igihe wari uzi ko igihe kiguhindura impumyi warebaga. Wari uzi ko igihe kiguhindura umurwayi ukaryama hasi imyaka 3, 4, 5 ufite amamiliyoni n'amamiliyaridi mu gihe ufite amafaranga. Yego. Ntukayarye wenyine. Urumva? Kuko umunsi wa yari yazashira. Namara gushira uzajya gusaba wowe. Amafaranga ni amashitsi. Mu gitondo uzafata inoti ya 5 uyandikeho. Nushaka kwandikaho ABC. Ushobora kuzashiduka nka nyuma y'imyaka 3 kugarutseho. Hari umuyobozi umwe yigeze kuza twari muri Dove Hotel. Akuri koti aravuga ngo jewe ngo akuri koti arashaka ku ntebe ngo ntagire ngo umuntu wiyemera duhamagara gutyo. Twe twakwicaye muri sale aba pastor yari umuyobozi mukuru ngo ntagire ngo umuntu wiyemera ngo aze ngo yicare kuri intebe. Ngo nuyicara ngo ukiyemera ukayicaraho. Ngo ndaguharira ngo yari vice representative. Ngo ndaguharira ngo wicare ngo yigumeho. Ngo hagire ngo uguze wiyemere ngo ariko ngo umuntu wiyemera ngo naze ngo yicareho. Shame tavuga ni umuntu igihe kiramushutse ariko igihe ko kimushutse basanga y'undi reka ubwi uyu musore mageragere barumva yanebe nari wari mukuraho ahubwo igihe cyayimukuyeho cyamujyana mageragere cyo nigi ariko mu gihe cye yumvaga ko nta wayimukuraho yumvaga ko akaze yumvaga ateye ubwo. Niba ari ikintu gikomeye igihe ni ikigome igihe ni kibi igihe reka mbwira bamuvane muri ko nibyo dufite amushinga tuzakora 2050 ibihugu bijya bipanga 2050 uziko ari igihe president cyangwa ufite umwami apanga ibintu bizaba 2050 cyangwa 2080 agafata ageze ibyo Magufuli yazuye yageze wapi ariko yari afite imishinga yari afite na vision hakuza yarebye izuba zabakona gute se ribu netangiye kubyinjiramo se ribu ndaje bafata ibafunge nimara kubafunga iminsi zawe bakora nyine ubwashize sinabanuriye ariko ngiye muri abantu keje umuntu kuvuga ibintu bikomeye murangira wese azabahamagara ubwashize nabonye nawe umugabo yaraje ati ngiye toje namwe yamaraso njyewe ko ikiganiro bwa mbere njyewe ni umuntu akora ibintu by'ubuhanuzi gusa njyewe burya muri buhanuzi njyewe iteka ryose ni njyewe ko ikiganiro bwa mbere y'abana bani ndahamagara RIB ntabwo imariza mu modoka reka ntabwo bwiza mu ndege niba mutegereje Imana bwiza yambaye amakabutura niba yamutegereje yambaye cobo izanyura muri shimiye inyure muri ngoboka inyure ku isezerano tukubwire wange kumva hanyuma izazana umupolisi witwa RIB ngiye mamagaye RIB kandi abahanuriye rwose abantu niba okay kuvuga simbyanze kuvuga siko biri ariko uri kuvuga ibiki biri kubaka iki biri kubaka societe biri kubaka ndi niki byubaka kuvuga kimwe n'abagore ahubwo abagore bakwiye no kubafunga abagore bakwiye gufunga cyo mugabo wanje yankubise mugabo wanje na makeya wose ubuhiyi aguhakeya uko ari wini aguhakeya wamuhaye wagandutse se naga makeya mu buriri keya mu buriri se wayibaca kuri ito wabwiwe n'icyo kataguhakeya mu buriri wabibwiwe nani tubwire wabibwiwe n'iki niyo warashatse nekeze ko byo waruzi byari ibyo ngibyo wabibwiwe n'iki ko atakugeza ku ngingo ninde wabikubwiye general ufunzwe uri muri gereza yego arutwa na kuruta ukiri ku ikosi harabamuruta si umwambika amapingu se si umugiye namushoreye se yamutera ati mbabara kapura ndashaka kujya kwihagarika mbabara udoho nigeze guhamagara minisitiri umwe mfite dokima yanjye nukuri ko Imana twashanye umupira wa segiteri muraziranye kandi agomba kumfasha ibintu akoraga ndamudepoza aranuka toka mukinga ponga fifi gasiga urukumva toka ndakwirukanye yamamagaye nyuma baramwirukanye
aguhamagara kandi aguhamagara pastor. Aguhamagara pastor nyine. Tajya kuganira kuri WhatsApp akanyandikira. Nyamuza. Umuntu wese muwasenye mwana ko muri minsi ngo meze nabi. Arafite n'ubwoba. Tangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ubuzima bwawe butameze neza. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo Imana iguhindure amateka y'ubuzima bwawe urusheho kugenda umererwa neza. Nk'uko mubimenyereye ibya biganiro by'iyobokamana, ahangaha turi kumwe na Pastor Shimiye. Pastor, umeze ute? Meze neza cyane kabisa, nta kibazo tu, ndashima Imana. Meze neza. Ndabona Nyagasani andi duko bukene uko bwije. Nkurebye mu maso nanjye ndabona umeze neza, ndabona afite akamwenyu. Icyambere nkunda kubwira abantu ngo igishoro cyambere n'ubuzima, umwuka. Ibona uhumeka, umuntu ajya abona mu gitondo yahumetse. Ukabona mu gitondo wagiye kuri toilette gusa biremeye. Ukabona urari ibyo kurya ukabimira. Ujye ushimira Imana. Dushimira Imana. Uvuze kujya kuri toilette impita ntekereza ugiyeyo umunsi wa mbere bikamuka ajya wa kabiri. Nibwo wamenya ko ibyo mubwiye ari ukuri. Akenshi umuntu aba agiye kuri toilette bikemera abaze ko ari ibisanzwe. Nyamara abantu bamaze ibyumweru bibiri barabishatse barabibuze. Kandi barya ari igihe utabiha agaciro, igihe ukabona biremeye, ukabona uvuyeyo ejo ugasubirayo ukabona biremeye, ntubiha agaciro. Oya, umuntu aba yumva ko ari ibisanzwe. Umuntu aba yumva ko ari ibisanzwe kujya ku toilette. Ariko nyamara kujya ku toilette ntabwo ari ibisanzwe. Ahubwo ni Imana iba yabikoze. Ibyo rero ukwiye gushimira Imana. Nari bivuze ngo iyo ubona waramutse ukwiye gushimira. Bereka bwire ngo uyu umuntu abonye abyutse mu gitondo akabyuka, abazi ko ari ibisanzwe ko yagombaga kubyuka. Ariko reka da burya ijoro rimwe ryakeye hari abantu bashatse kubyuka mu gitondo basanga babaye impumyi. Abandi bashatse kubyuka basanga amaboko, abandi basanga iminwa yabaye pashe. Rero iyo wabonye wabyutse mu gitondo ukwiye gushima Imana. Ari abantu ubaza uti bimeze bite ngo ni nk'ibisanzwe. Nyamara naje kubona ko atari ibisanzwe kuko Imana ibatanze ingabo nyinshi zigapfa kugira ngo weho uramuke. Rero biriya ibintu ntabwo aba ari ibintu bisanzwe n'ukuri. Reka nkubwire ngo ari ikintu cyitwa igihe. Igihe urakize? Igihe urakize? Mvuze ngo ndakizi naba nkizi nkanjye, ariko nawe ufite uko uzi igihe. Buriya abantu bazi ko igihe ari isaha. Kureba ku isaha kavuga ngo ni igihe ki, ngo ni saa 4:40. Igihe si icyo ngicyo. Igihe kiragoye kugira ngo uzamenye igihe. Igihe kirakwigisha, igihe kirakwereka, igihe kikakumugaza. Urumva? Wari uzi ko igihe gifata umuntu wari umukire agahinduka umukene? Wari uzi ko igihe gifata umuntu wari umukene akaba umukire? Igihe wari uzi ko igihe kiguhindura impumyi warebaga? Wari uzi ko igihe kiguhindura umurwayi ukaryama hasi imyaka 3, 4, 5 ufite amamiliyoni n'amamiliyaridi? Igihe ntabwo kiza. Burya igihe kigira itegeko. Reka mbwire buriya nkunda kubwira umuntu ngo ubundi mbere y'igihe si igihe. Umuntu wese mbere yo kwirata cyangwa se kwigira icyo uri cyo banza ushimira Imana guha igihe. Niba ari ikintu gihenda mu buzima ni umwuka. Umwuka duhumeka. Burya iyo ubonye uhumeka ubuzi ko ari ibintu bisanzwe. Ukabona urahumetse mu gitondo ugahumeka, n'isaha ndimo guhumeka wumva ko ari bisanzwe. Ariko ugeze kwa muganga ukabona bari ku mwuka n'ukuntu uhenda, nibwo umenya ko umwuka twahawe n'Imana ari umwuka w'ingirakamaro, ufite agaciro. Ufite agaciro gakomeye. Reka tugaruke kuri iki kintu cyitwa igihe. Nari mvuze ngo igihe kigira itegeko. Uzi ko igihe kigutegeka gusaba uwo wimye, kandi ukaba iryo tegeko ukaba utarivuguruza. Ndakubwiye igihe navuze ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ariko igihe ni igihe. Urumva? Igihe kigutegeka gusaba uwo wimye. Kenshi ndabwira abantu ngo mu gihe urimo uyu munsi gikoreshe neza kugira ngo ejo utazicuza.
gikoreshe neza aka kanya igihe urimo gikoreshe nona sino ushobora guhangayika ugahura n'ingorane zikomeye. Buriya mu gihe ufite amafaranga yego ntukayarye wenyine, urumva kuko umunsi wawe yari yazashira, namara gushira uzajya gusaba wowe wiwe amafaranga ni amashyitsi. wari ubizi ko amafaranga ni amashyitsi? Icya mbere kumwe impamvu ari amafaranga ni amashyitsi. Iyo ufite miliyoni, urumva ugiye kugura imodoka ahita akubwira ngo mvanamo, ukayaha nyiri imodoka. ubu iki yafite se? wapi? Amafaranga ari saa yawe, amafaranga n'ay'abandi. Mu gitondo uzafata inoti ya 5 uyandikeho, nushaka kwandikaho ABC, ushobora kuzashiduka nka nyuma y'imyaka 3 kugarutseho. Birashoboka. Ubwo se n'ayawe amafaranga nagira nyirayo. Amafaranga ya twese. Mu gitondo yafite akaba mbata mufuka wawe nona nyirukana ahita aguya mu nyirukana kataguya mu nyirukana. Iso rero ko cyagiye ufite uyu munsi gikoresherezamo ibintu bibiri. Gikoreshereze n'Imana neza. Kabiri gicunge kugira ngo numara gupfa cyagihe kizakurinde. Dufite ikibazo rero cy'abantu batamenya igihe barimo. Impamvu mbivuze nuko uyu munsi usanga umuntu ariho mu buzima butari bwiza, ugasanga ari kwivumagirira ntamenye yuko ejo igihe cyamuvana kuri bwa buzima bubi kikamwicaza mu buzima bwiza. Rimwe na rimwe ugasanga ari kwica ubuzima bwe bw'ejo hazaza heza. Burya uri kwandika amateka mabi mu gihe kibi nabwo uri kwica ejo hawe heza. Bawo iki gihe afite ibyo nakubwiraga, buriya Bibiliya iranezeza. Uzuko Imana Bibiliya yavuze ngo Imana niyo ishira ikuzimu ni nayo ikura igashira hejuru. Imana irica ikanakiza, Imana akenesha kandi igakiza. Ngo ishiri mu mukungugu igashira no mu cyubahiro. So rero bishatse kuvuga ngo mu gihe urimo ushobora kuba umukene uyu munsi, yego, igakuba muri bwa buzima ari gutegura ejo hawe heza kuko byanga biko ntabwo uzaguma muri bwa bukene. Ushobora kuba umukene uyu munsi, tegura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza kuko byanga bikunda ushobora gushiduka wakene cyane. Iyo ukennye rero abandi wirase hejuru ushiduka bagize gute bakwigaranzuye ukajya kubasaba. Ibyo nahoze nkubwira. Igihe kera nyiri muri ADPR, arumva reka kavuge nta kibazo. Kera nyiri muri ADPR hari umuyobozi umwe yigeze kuza, twari muri Dove Hotel, akura ikoti aravuga ngo jewe n'abayobozi babiri ngiye kuvuga, avuga ngo jewe, urumva, avuga ngo jewe ngo akura ikoti arashira ku ntebe ngo ntagire ngo umuntu wiyemera duhamagara gutyo. Twe twakwicaye mu ntebe muri sale, aba pastor yari umuyobozi mukuru, ngo ntagire ngo umuntu wiyemera ngo aze ngo yicare kuri intebe, ngo nuyicara ukiyemera ukayicaraho, ngo ndaguharira, ngo yari vice represent, ngo ndaguharira ngo wicare ngo uyigumeho, ngo hagire umuntu wiyemere ngo ariko ngo umuntu wiyemera ngo naze ngo yicareho. Cyane tavuga ni umuntu igihe kiramushutse, ariko igihe kimushutse bazagaje wundi reka ubwire uyu munsi ari mageragere, urumva yanebe nta n'uwari wayimukuraho, ahubwo igihe cyayimukuyeho kimujyana mageragere. Cyo nigi ariko mu gihe cye yumvaga ko nta wayimukuraho, yumvaga ko akaze, yumvaga ateye ubwoba. Urakumva undi ndabyibuka ndavuga ibyabaye, twari muri sale yahera arahahoze ururembo, ni hera ahahoze ururembo rukorera Kimihurura ni wahoze ururembo, twari muri sale ya Kimihurura, no yari representa we. Noneho rero noneho ayoboye bara yagiye igihe ni ingombe, niba ari ikintu gikomeye, igihe ni ikigome, igihe ni kibi, igihe ureka mbwira wa muvandimwe ko igihe urimo ugikoresheje Imana neza, umenye kwitwara neza mu bantu. Hari umwarimu yari yambaye karunika, ibaza nawe representa imbere y'umwarimu, aravuga ngo mudore ngo nkawuriye munaka gapira ngo karuniga ngo muzunguze ng'ifunguzo. Yari mwarimu representa abwira mwarimu ngo muzunguze ng'ifunguzo, ngo kandi ubu ngo nakwitendekaho, nuko yamubwiye ngo nkakwirukana
ngo kazagaruka nakiri kuri kuri iyi ngoma. my god, bitavuga uyu nguyu nawe ni igihe cye kituma avuga. Uwo iminsi mike igihe cyaramukumbise, ubu yibere rwamagana guhinga ibitoki za fiya urumva. Igihe cyaraje baramwirukana urumva, bamukubita amabaruwa, ubu ngo ari guhinga fiya. Kandi wa mwarimu nyamara aracyari umwarimu. Ubu bakubitagira ndavuga ati nawe jya guhinga fiya, cyari igihe cyawe urumva. Igihe rero urumva, igihe ejo bundi abapasiteri babaha inzandiko muri ADEPR, kuko nanjye mubaha urwandiko ndimo. Igihe cyaraje kiduha inzandiko urumva, ni igihe cy'inzandiko nyine, tugomba kwemera igihe cy'inzandiko. Uyu munsi uriho ni igihe cyamubwiye ngo tanga inzandiko, ariko igihe nikimara kuza uzamura urwandiko agaza kumumenya. Icyo ni igihe rero, ahubwo igihe urimo bisaba kugira ngo igihe urimo uzi kugikoresha neza. Igihe urimo ugikoresha gute urakumva. Kenshi rero ari igihe abantu batamenya igihe barimo ngo bamenye kugikoresha. Iyo umaze ufite umunyabwenge rero umenya igihe ukamenya uko ugikoresha. Igihe ngobo igihe cyawe uzagikoreshe neza, kuko nureba nabi kiraguta. Kandi igihe kigusize kugira ngo uzakigarure my dear, nubwo warara wirukanga ukavamo ukagera kongo n'amaguru, ntabwo wakigarura. Umuntu mwigeze kuvuga ngo iminsi ni imitindi ngo ituma inkende inyagirirwa munsi y'igiti nkaho itazi kurira. Nkaho itazi kurira. Niba Umufaransa yaravuze ngo rota passe ne reviendra jamais. Igihe cyataka ntago kigarura. Ubwo rero kugira ngo igihe wataye uzakigarure kiragoye. Iri foko igihe urimo uri kugikoresha gute. Imana iguhaye umwuka, Imana iguhaye kubwiriza ubutumwa bwiza. Bwiriza ugifite igihe, kuko byanga bikunda ejo kiragucika. Na Bibiliya bivuga ngo ntihakagire uhinyura iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itari yaza. Ubundi umuntu mu gihe arimo niyo minsi ye y'ubusore bwe, kandi yakagombye kuyikoresha akayikoresha neza. Impamvu mbigarutseho pastor, nuko hari abo tujya tubona mu gihe cyabo, ugasanga mu gihe cyabo ntibabona umuntu nk'umuntu. Arega aho ngaho niho nakubwira kenshi buriya nureba igihe umaze wakubaza imyaka yawe wayivuga. Siko biri n'uyu munsi kuva mu gitondo nekeza ko tugiye nka saa 4 n'ishya n'atari saa 5 dukora ikiganiro, ibyakubayeho nabyo wabivuga cyane, ariko ibe saa 8 ntabwo bizi wabimenya. Wapi ibizaba 2028 ari ubizi. Dupanga imishinga nibyo, ariko sinzi ko tuzanagezayo. Sinzi ko tuzagezayo twese. Nibyo dufite imishinga tuzakora 2050, ibihugu bijya bipanga 2050. Uziko ari igihe president cyangwa ofisi umwami apanga ibintu bizaba 2050 cyangwa 2080 agafata agezeyo. Ibyo Magufuli yapanze yabigeze wapi? Ariko yari afite imishinga, yari afite na vision. Hakuza yarebye izuba wapi? Icyo ni igihe umaze wakimenya. Ariko igihe ushigaje kika niba ari Imana yakigwishuriye, ariko utarakigwishurira ushatse warya ugasinza ugatuza, kuko byanga bikunda mu gihe arimo ibintu byinshi. Niyo Imana yakigwishurira ugomba kwitonda, kuko Imana yabwiye Abisiraheli ko bajyanye i Kanani, ariko ntiyababwira ko bazanyura mu butayu. Kuko muri byagiye nyine habamo ibintu byinshi, habamo gusimbuka imiferege, habamo kunyura mu butayu, habamo umwarimu umwe twese dukorana hari umudiyakoni yari mu gihe cy'ubwarimu, yaramamagara arambwira ngo ngiye kuguhagarika. Yaramuha iki? Kuko ngiye bavuga ngo ndi pastor kandi umudiyakoni bakamwita mwarimu. Ariko icyo nafite iterano rinini, none abantu bakundi kubasengera ngo pastor ishimiye ngo yadusenge ngo yaransengeye ngo ndakira, ngo pastor ishimiye ngo yaramanuriye ngo birasohora, bakaza gushima Imana. Amato ntago banjye bayahaga urusengero. Ariko umuyobozi wanjye we igihe arimo ntabwo cyamunyuze ngo anyuzwe n'ubwarimu arahembwa. Nge ndi umudiyakoni simpembwa ngo anyurwe gusa n'ubwarimu afite, ahubwo ababazwa nuko bayita pastor. Kandi nyamara cyagiye cyanjye cyo kuri nyita urakumva. Hari na umudiyakoni aramamaga ngo bakwita pastor nkandi, arambwira ngo ngiye kukuzimya ku ikarita y'isi.
yari mu gihe cye ariko ndabana uzabikore niba ari wowe wanyakije uzaba inzimye. Icyo nshatse kuvuga, Imana zirambwira ngo uriya muntu ushaka kukwica uzamuruta. Urakumva? Bwakeye igihe kirabirinduka, ba nyirapasiteri asigaye ari mwarimu, atarashira nk'amezi 2 bama kumuyobora. Umva igihe ngo igihe urimo uzacyitwararike kuko utazi hirya hejuru. Hirya hejuru hari umuntu hazi se? Ntawe. Ushobora gusuzugura umuntu mu gitondo akabyuka kuyobora. Uko manga umwaka wa audience byagenda bite? Waramusuzugura. Byagenda bite? Dushimye Imana ishyiraho igihe. Reka mbwira umuntu wese unkurikira. Niba Imana iguhaye igihe cyo kubaho, gikoresherezemo ibintu bibiri. Yego. Koresherezamo Imana neza, kabiri ubaha umuntu wari wese. Fwe entre kuko utazi uko bucyo nuko bwira. Igihe gifata umuntu ufite miliyari bakamushyingura afite UPI 15 mu mujyi wa Kigali. Afite amazu ama etage bakamushyingura muri metero 1. Ese nibuka ko igihe gihindura izina ry'umuntu. Byihorere. Izina rirahinduka. Igihe gihindura izina ry'umuntu wari Makibiri ukaba boss. Urakumva? Wari boss akaba Makibiri. Wari boss akaba Makibiri. Niyo twavugaga nyine niyo mpamvu ugomba urumva nyine gutwara cyagiye urimo cyagiye ufite ukakitwaramo neza. Urumva? Pastor, abantu bari bamenye igihe. Nabonye arega burya uzi igihe ntabwo wakwirwa kuri YouTube tukana. Uratuka umuntu mu gitondo bagutuke. Ngobo nuri umunyamakuru. Yego. Mufite na YouTube. Yego. Uzamenye koresha igihe kuri YouTube. Uzi ko mu gitondo ubyuka uvuga umuntu bakabyuka bakuvuga. Nabanyeje bundi ari umuntu afungi abanyamakuru kuri radio sinzi ego. Umwe aramufungisha. Narabibonaga kuri YouTube hano. Aramufungisha. Bukiye mu gitondo bamukuramo. None wafungisha wa mundi umunsi nawarimo. Icyo ni igihe. Igihe rero iri foko ibyo ukora urakumva? Ibyo ukora gitwarikemo neza. Hanyuma tukigaruka kuri iki gihe, duhite tugaruka kuri bino bintu bya social media n'aba banyamakuru batangira ari abanyamakuru b'iyobokamana, ariko ejo ugasanga ibyo bakoze bitandukanye n'icyo bitiriye yacano cyangwa se n'icyo baje biyita. Aba bantu bo iki gihe cyabo urakibona ute? Kandi nakubwiraga umwe yaciye umugani avuga ngo iminsi iko n'ingwe. Ingwe yavuze ngo iko n'ingwe cyangwa iko n'ingwe. Siko yavuze iminsi iko na ingwe. Ingwe wayikona umugara w'intare. Cyangwa epfura umugara w'intare. None se reka mubaze. Umugara w'intare urabuze? Wari wabona intare? Ntabwo ndayibona nta nubwo nifuze kuyibona. Kuko ntabwo naba nzi impamvu itumye nyibona. Reka ubwire buriya kugira ngo nayegere ubwabyo ni ikigeragezo. Unabonye intare yapfuye cyangwa ingwe ukayireba mu maso gusa ushobora kwitura hasi. Impamvu bavuze ngo iminsi iko n'ingwe nuko nta muntu wayegera ngo ajye kuyikona, ariko iminsi irayikona. Iminsi irayike gasaza. Uzi ukuntu ikona se? Irayike gasaza, ingwe gasaza. Niba icyo washaka kujya guhiga mujya gitajya guhiga ipfira ihagaze. Icyo bavuga ngo iminsi iko n'ingwe utashobora kujya guhaga inzara ikayica igapfa ikarundumuka igapfira aho ngaho. Nicyo bavuze ngo cyangwa ngo iminsi iko n'ingwe. So rero buriya wambaje iby'abanyamakuru batangiye ari gospel nyuma bigahinduka sisakira siki babaye ibindi baranarenze. Iminsi zabakona gute se? Ribu netangiye kubyinjiramo se. Ribu ndaje bafata ibafunge. Nimara kubafunga iminsi zabibakonye nyine. Nicyo kintu kiriho gikomeye.
neza pastor, ibi bintu uvuze ko wagira ngo urimo urahanura. areka njyewe ubwashize sinabanuriye, areka njyewe muri abantu kenshi umuntu akuvuga ibintu bikomeye murangira wese azabahamagara. Ubwashize nawe umugabo yaraje ati njye tuje namwe amaraso, njye wakoze ikiganiro bwa mbere, njyewe ni umuntu akora ibintu by'ubuhanuzi gusa, njyewe burya muri buhanuzi njyewe iteka ryose ni njye wakoze ikiganiro bwa mbere y'abana bani, ndahamagara RIB ize ifate uyu mugabo n'aya macana yamuhaye karibu yose bayatwara, ntibahise bamuhamagara se. Ba rero iyo ukoze ibintu icyo ni igihe kizajya kibereka rero. Icyo rero barareka mbwire nawe ngoboka nujya gukora jya ukora ibintu bitazaguteza ikibazo gikomeye kujya kuyita ko twara igihe njyewe niyo ngiye guhanura ubuhanuzi bw'igihugu mbanza ngasenga Imana ikabuma nkabuvuga kuri cyane imwe cyangwa ebyiri ufunga. Niyo mpamvu utazambona ku macano menshi mvuga ibintu by'ubuhanuzi mu gitondo mbyuka reka babarira ibintu byose reka muri iyi minsi bisigaye bigira icyaha. Wari ubizi? Komeza ukora n'amafoto mwebwemo ushiraho ntabwo ifoto ugize icyaha bagutwaye bisaba kwitonda bisaba kwitonda. Ariko ibi bintu impamvu nari mbigarutseho ni uko ari ibintu bimaze iminsi uri kubona ko ari ibintu biri guturedinga, ariko nanone mu isura mbi, kubera ko niba umuntu agiye hariya nk'umuvugabutumwa ariko agahindukira ugasanga niwe ugiye gutuka abandi bantu, niwe uzanye amatiku, niwe uzanye iki, hanyuma se nkatwe tutari twandura dukomeze turebe. Arega gutukana waruzi ko ari icyaha cyane. Yego. Gutukana waruzi ko ari icyaha cyane n'amategeko y'u Rwanda. Iteka ryose arega bura gukebura umuntu uzo kumutuka. Iyo on plus umuntu akoze icyaha ukajya kumutuka ukoze ikirenze iki icyaha ukoze ibara rirenze iki ukoze ibara rirenze iki. Umuntu aramutse agututse kuri mama wawe nawe ukamusubiramo wawe ukoze icyaha gikomeye ninde? Ni wowe. Impamvu ari wowe nuko wowe wabanje kumenya ko ari icyaha, urangije kandi nawe ugiye kubisubiza icyaha. Washobora no kubikubwira, ashobora no kubikora nta muntu wamwumvise, wowe ugiye kubivuga ku publicly ubisubiyemo noneho uramututse. Donc nukuvuga ngo ukoze ibara rirenze ibyo yakoze, nta nubwo umukebuye, ahubwo ukoze icyaha kirenze icyaha gikomeye cyane. Niyo rero mpamvu mubwira buriya igihe areka buriya akambwire ngo ninde buvuga butumwa numwe wabwiriza umuntu akihana? Nta watari hataba Yesu Kristo. Ni sugo tuba dukora ibiki? Ribu nifunga. Kwifunga umuntu wamwe urumogi. Mu gitondo akabyuka iyo wamufunguye imyaka 3 akabyuka none na rumwe. Nose barebe ko ari gereza iriho cyangwa yavuye. Icyabura mwuka wera wamufasha. Urumva? Ko umuntu ajya gusamba. Ayo bose da ihari. Sida si indwara yica se. Icya kabiri ko umuntu yambara ubusa aba yoboye ko kwambara byemewe. Nese imyenda bakoze iki? Ariko umutima nama wa kimuntu ni kumubwira. Hanyuma kubwiriza bamunda Yesu. Yesu ndamukunda. Yesu yabwizaga mu mwuka w'ubugwaneza. Bwabana ngo ngakanabatukana imwe ariko akajya kabagarura. Yabwe ngo bawo nk'abana bishiramo. Nicyo gitumye Mungu umujinya uzatera. Ariko aranje avuga ati nimuze mwihani ibyaha byanyu wese bagirire neza. Arongera bagarura mu mwuka w'ubugwaneza. So rero buriya gutukana arega ariko amabwira ibyo gutukana ntabwo bizi. Buriya kunyarwanda urumva abanyarwanda kinabonye kanyikubwira. Reka nyivuge publicly bacyumva. N'ubunebwe. Ntabwo tuzi gutekereza. Bataniva neza. Gutekereza imishinga. Bashobora kuvuze gutekereza neza bakumva ko na bise ikindi kintu. Gutekereza kwiga umushinga aho turiganana. Kwiganana rero ntabwo byatuma dutera imbere. Mu kwiganana hazavamo ibyo byo gutukana. Aho bavamo n'ishari. Rya shari rizavamo gutukana. Urukumva? Zavamo gutukana. Kwigana imishinga. Ngiye mu leta y'u Rwanda kwiyo bana bazanya kajagari igakuramo. Impamvu umuntu yize umushinga
wo gukora pepiniyeri indabo. Babyita pepiniyeri, niko babyita ayo pepiniyeri y'indabo. Azanye amavaze ku murindi, uri kumva? Bucya mu gitondo haje imishinga nk'icumi, bavanye amavaze 15 bagejeje no ku isoko. Ese akajagari leta nibikuraho muzava ko leta rimbi. Leta ntabwo ari mbi, ahari kubakisha akajagari. Ahubwo wowe umuntu azanye butike y'amakara, ukumva tubonye arambuye kabiri konyine gusa kabagaje, twe tuzanye amakara. Unazanye gaze arambuye 3 kabagahagije, twe tuzanye gaze. Nuko udatekereza. Kandi karitsiye ubishizemo, ukumva karitsiye ubishizemo irimo abantu 100, none abantu 60 mwese mugiye gucuruza gaze. Se muzagurirwa nani? Mwese muzatahira rimwe. Iri fako nje nekereje gaze, we tekereza amakara. Undi atekereze ibirayi, undi atekereze ibitoki, undi atekereze imyenda, undi atekereze inkweto. Abantu 100 twe dukeneye ibyo bintu, bizatuma twese ducuruza. Ariko dukora ikintu kimwe tuzakingira rimwe. Hanyuma ya masharazemo twirirwe turegana, ura nagasora, uriya yacuruje forode. Habaze gutukana kwa gutongana kuzo. Nyibukije umuntu umwe ejo numvisha ari kuvuga ati ribu yigiye kwihanganira n'abanyabyaha n'abakora ibyaha, ariko Imana yigiye kwihanganira n'abakozi b'Imana baza kuri izi mbuga nkoranyambaga baje gutukana no kuvugana amagambo mabi kandi bihita abakozi b'Imana. Imana sizanyura ye arega ngobo Imana nta muntu muzabona Imana yambaye amakanzu. Ngo amakanzu Imana yambaye amakanzu imanuke ku isi. Nta nubwo Imana izambara amakanzu imanuke muri zicamo. Reka nta nubwo Imana izamanuka amakanzu ngo inyure ku mujyi wa Kigali cyangwa muri Kabuga cyangwa ngaha tuhagaze ahangaha ikoze mu mufuka yambaye ikanzu y'umweru. Reka Imana ifite imyambaro 2. Uwa mbere ni umwambaro w'icubahiro, icya kabiri yambaye gukomera. Hanyuma Imana izamanukira inyure muri ribu. Nimwe izamanukira inyure muri ribu, nimwe izanyura. Ujya se ngo Imana izanyura izaza mu modoka. Evodi yaje mu modoka, ntabwo Imana iza mu modoka. Reka ntabwo iza mu ndege. Niba mutegereje Imana ko iza yambaye amakabutura, niba yamutegereje yambaye congo, izanyura muri Shimiye, inyure muri Ngoboka, inyure ku Isezerano tukubwire wange kumva, hanyuma izazana umupolisi witwa Ribu igutware. Abanyabyaha bizere yuko Imana igiye kumanukira muri Ribu akaba ariho inyura. Niyo message. None se harandi inyura? Nahandi inyura. Imana igiye kumanukira muri Ribu. Ariko Imana ifite imiyaga myinshi igomba kunyuramo. Urakumva? Isodomu yazanye umuriro. Urakumva? Mu gihe cya Nowa yazanye amazi. Mu Bayisiraheli mu butayu izana inzoka. Zirabarya, zirabatikiza, zirabamara. Urumva? Ahandi se ni yagizana ibintu byinshi Imana igakongora abantu kugira ngo bakunde bahinde. Ibabeli zibyagenze bite? Yabateje indimi zitandukanye, ibateza kuvuga gucanganyukirwa, nabyo biremewe. Si byo se? Uyu munsi rero Imana ishobora kuzana Ribu, ishobora kuzana inkuba pa igakubita. Ariko ubu ngubu izana Ribu. Yizana kandi kazi gakora isuku neza, ibintu kabishyira ku murongo. Ese wa mugabo waryaga abantu urabamutumiki, wamutuma se inkuba uwamuye amaraso. Bana wamutuma inkuba. Ribu yaraje ikura akajagari. Nose n'inzoka akajagari amaze gutera amacano nka 3 papa namwe y'amaraso ya Theogene, namwe y'amaraso garararara doraho nambariraga imbaraga yararare. Aracabivuga. Ariko Ribu Imana itanyura muri Ribu na n'isa yakabaye kivuga. Ubu hari kuza nundi ntagira unduza atubwire. Urumva abantu baraza mu gitondo ati Minyoni akoresha imbaraga tekarararara, ntagira yongera bivuge.
asobanura izo mbaraga. ntagira undi azanjye bivuge ngo minyoni bakoresha imbaraga, ntagira undi azabivuge. Ni ukubera RIB yaje. Iyo ni Imana rero ugiye yamanutse inyura muri RIB kugira ngo ukure akajagari n'umucafu wose, yirukane satani n'abadayimoni bagende bavaho ngaho. Abapasitoro mutanga igitambo baracyabivuga, bashaka ibitambo kuri YouTube. Wapi babyakira iwabo mu nsengero, babyakira iwabo mu nzu, ariko babyakira kuri YouTube. Ibeshye se ukuri. Ababyakira kuri YouTube ibitambo ni ikitabikoze rero, ni RIB. Imana bashe muri RIB yahere kuri Rongo nyine. Yongo se cyabya ubu ngubu, Yongo nakwaka ko igitambo kubera iki azongera cyane adigiri mene digi biremwe nona tanga ituro kugira ngo Imana igure akazi, azongera bivuge. Nuko kubera iki Imana yamarukiye muri RIB, nukuvuga ngo Imana ntago yamaruka yambaye amakanzu. Yaravuze ngo ndamutse nambaye amakanzu nkabiyeka mwese mwahita mupfa. Igomba kumaca muri RIB. Washaka bivuga adigiri mene digi biremwe nona tanga ituro Imana igubukwe. Azongera bivuga uko RIB yamanutse. Nuko muko Imana rero imanuka songere yakituro umva nuko muko Imana imanuka. Abantu rero bashaka ngo Imana ngo imanuke, ngo Imana ngo ivuge. Imana sivuge n'ubu Imana irimo kuvuga. Imana irimo kuvuga nibyo ngibyo rero. Ahubwo muri cyagiye ukitwaramo gutenye nibyo ngibyo. Ibyo byose rero biri muri bwa bumana bw'Imana. Kandi ibingibi tuba turi kuvuga niba ubonye nka Apotre Yongwe, ukabona uyu musore Emmanuel ejo bundi bafunze ndetse n'abandi ubundi wakagombye guhita umenya igihu cyari cyo. Arega nyine buriya igihe arega buri Imana iba yavuze. Ubundi Imana iba yavuze director. Ubundi buri Imana iba yavuze ngo nimurekeraho ibyo ngibyo ndabyanga ni bibi mubireke. Ni mubireke. Ubundi Imana iba yavuze. Ubu ngubu Imana reka mpanurira abandi bantu. Hanura mu izina rya Yesu. Kuko ukunda kuvuga ibintu kandi bigakunda. Ubwacu nabwiye ntamagaye RIB n'abandi RIB dore abantu barimo kwiba abantu ngwino. Ibiramanutse nyine ihera kuri uwo twavugaga, ariko yarakijijwe. Imana yamuhaye umugisha rwose, nabona sawa n'imbabazi kuri YouTube. Yarakijijwe ntabwo byakera byarashize nyine ubu ni mushyashya. Mbongeye guhamagara RIB idufashe ikure umucafu, ikure reka mwita umwanda. Uyu mwanda w'abantu birirwa batukana kuri YouTube, birirwa bavuga babuze ibyo bavuga runaka umuntu afite ubuzima bwe buri prive. Icyo ko navuga nakora nabi siko biri, niba shaka bamuvuge. Ariko ibyo kwirirwa tuvugana ibintu no gusuzuguza u Rwanda. Wasi byari na ngombwa kumutondagira, byari ngombwa kumwigisha. Right. Ariko se nimba bakutondagira umuntu. Uko no gusuzuguza u Rwanda. Kuko iyo abantu tubona gutya batubona nk'abanyarwanda, uko no gusuzuguza perezida wacu, no gusuzuguza igihugu, no gusuzuguza ubuyobozi bw'u Rwanda. Ukijya kuri YouTube runaka runaka yavuye muri rodi gusambana, runaka umugore we ahubwo reka mpamagara abagore birwa abantu bavuga bose no kwandagaza umuryango. No kwandagaza umuryango. Iyo ntabwo bikwiriye. Kandi bakagira ngo ntubahanuriye. Ngiye mpamagaye RIB kandi abahanuriye rwose. Abantu okay kuvuga simbyanze kuvuga siko biri, ariko uri kuvuga ibiki? Biri kubaka iki? Biri kubaka societe, biri kubaka ndi niki byubaka. Kuvuga sinkunda kuvuga abantu, sinkunda kuvuga abantu. Kuvuga ngoboka no turi mu kiganiro hano. Ngoboka umugore we yavuye ngoboka avuye kunywa inzoga. Kandi biravuga ngo mwene so niyadukwaho n'icyaha umusango umuguza umwuka bugwa neza, niyanga umuteze umwe cyangwa babiri, niyanga umuteze itorero. Ariko si ngombwa kujya muri social media. Ese ubundi byari bikwiriye kimwe n'aba bagore, ahubwo abagore bakwiye no kubafunga. Abagore bakwiye gufunga. Cyo umugabo wanjye yankubise, umugabo wanjye na makeya wose umuhiyi aguhakeya uko ari wini aguhakeya wamuhaye iki? Wagandutse se bamuzanye kuri YouTube. Kuri YouTube bise baraguhakeya. Urumva ngiye gusaba aba diaspora reka mbibasabe none nibo ngiye guha abana amafaranga abagore birirwa babwira kuri YouTube, umugabo wanjye yankubise, umugabo wanjye yaranyanga, yarantaye, yagutayuriye. Wowe utaye bangaye
barumva abagore ba diaspora baza kuri YouTube ngo abagabo barabataye ntabwo babata nyamara wasanga bafite umubabaro wowe wese bivuga kuri cya nyime wibivuga ku macana 6 macana 8 urakubeshya umugabo waramutse aje yatubwira ibyakubayeho wasanga uri gafifri po uzi ko se ni hariho n'ababavuga abagabo nyuma bakagaruka ati rwose ndatanga n'ibimenyetso ndarengana ese si byo nkubwira nyine nasubiye mubaza urugo rwubakirwa kuri YouTube oya aro kushaka rwubakira kuri YouTube urugo no rwubakirwa se kuri YouTube hubakirwa amagambo kubakirwa amagambo ubakirwa urugo rwawe nawe utagira ibanga ry'umutima ntabwo wakubaka umuryango byashoboka se ntibakubaka n'urugo utagira ibanga ry'umutima cyo ntabwo bishoboka mbere ya byose banza ugira ibanga ry'umutima kimaze kugira ibanga ry'umutima ni kubaka sosiyete ni kubaka umuryango ahubwo twakaba tuvuga ariko ubuhamya ndabwemera ubuhamya burahari abantu gutanga ubuhamya watanga ubuhamya ko byakugendekeye itsoke uri kumva akuza gusenya umuryango oya ubuhamya hari ubuhamya bwubaka hari ariko hari n'ibyo bita nabyita ubujajwa bwo gusenya guharabikana kuko kuvuga ngo narakennye nahingiye amafaranga ariko ubu ngubu Imana yarangiriye neza donc uvuga ngo ugiye kuvuga ubuhamya uri buze kubaka societe bufite ide yego siko bimeze yego bufite ide nibyo hari abagabo babi bananiye abagore hari n'abagore bananiye abagabo kije umuntu umugabo yarambwiye ati mbabara nsengera Imana umugabo wanjye umugore wanjye yarantaye rwose yaragiye mbabara Imana basi mugaruro yarananiye umugore yananiranye nicyo manzi kimwe n'abagabo b'ibyomanzi barari ariko se wa wundi ngo mu gitondo umugabo wanjye yankubise urushyi mu gitondo nagamakeya mu buriri keya mu buriri se wayibaca kuri ito wabwiwe n'icyo ukatavuga keya mu buriri wabibwiwe nani tubwire wabibwiwe n'iki niyo warashatse nekeze ko ibyo wari uzi byari ibyo ngibyo wabibwiwe n'iki ko atakugeza ku ngingo ninde wabikubwiye wabibwiwe nani wabaye icyomanza ngo waraturomongeye uragenda ujya hanze usanga wenda atari desemu wabibwiwe nande ko umugabo wawe atakugeza ku ngingo ninde wabikubwiye yumva atagezeho wabibwiwe nande kandi yumva atagezeho nyine ariko usanzwe ubizi bayigeraho gute wari usanzwe ubizi ahubwo wowe uri icyomanza wabaye inturu wagiye hanze wabimenyeye kuko utagiyeyo ntabwo wabibwirwa nani aha reka mbwira ipfa kwitonda wenda dusatira umusozo ni iyihe nama wagira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye uko bacunga igihe uko bitwara ku gihe ndetse niba hari n'ibyo bagomba guhindura kandi babihindura uko wakwitwara ku gihe rero icya mbere banza ukizwe ku giti cyawe kuko igihe umunsi uzamara gupfa bazagushyingura ufite na miliyari habe n'inote y'ijana wari uzi ko iyo umuntu apfuye ari generali iyo umuntu apfuye ari generali amapeti yose aba arangiye generali batayiha usijya n'umwana wawe cyangwa umugore wawe yego no kuvuga ngo ni kwa generali bita birangira buriya reka mubwize ukuri generali wafunzwe generali ufunzwe uri muri gereza yego arutwa na kuruta ukiri ku ikosi uri mu kazi ukiri ku ikosi hari abamuruta si umwambika amapingu se si umugiye namushoreye se yamutera ati mbabara kapura ndashaka kujya kwihagarika mbabara udohora cyo nigiye ariko muri byagiye wamukangaga we fucking wa mujinga set po fucking we dama hasi ariko uyu munsi ukumva ati mbabara udohoreho nuba amapingu arimo kundya aho byagiye bagikoreshereje ute neza mbere yuko utarajya muri gereza mbere bakwitaga kwa generali urikumva kwa generali ubu ngubu wari uzi ko minisita ufunzwe arutwa n'umuhinzi ujya guhingira 1500 uzi impamvu uyu muhinzi yemerewe kujya aho ashaka akakora icyo ashaka uzi impamvu se areka burya
wadukangaga bitanakuzaho nta n'umuntu ukwegera. Nigeze guhamagara minisitiri umwe mfite dokima yanjye. Ni ukuri ko Imana twashanye umupira wa segiteri. Twashanye umupira wa segiteri. Twarashanye umupira wa segiteri. Ubwo urumva turaziranye. Umunsi umwe mfite dokima. Urukumva? Kandi agomba kumfasha ibintu nakoraga. Ndamudepozayo aranuka. Toka mukinga ponga fifi. Kasiga. Urukumva? Toka ndakwirukanye. Dokima yanjye nayireba kandi yari ikoze neza, yari ifinyuye. Cyeko muri ko amafaranga asaye na ya ministeri. Usabayeho. Gaciye mu gitondo iminsi iramwirukana. Minsi Pobedasi ubwo ntabwo ndi bumuvuge. Pobedasi iminsi iramwirukana. Nyuma atangira kumpamagara. Urumva? Yamamagaye nyuma baramwirukanye. Aguhamagara kandi aguhamagara pastor. Aguhamagara pastor nyine. Tujya kuganira kuri WhatsApp akanyandikira. Urumva? Ariko mbere yende kugira cyakiri mu kazi. Ndabanisha niyo ni iminsi mwana. Urumva? Wajya muracyasenga. Senga musa. Umuntu wese muwasenye mwana ko muri iminsi ngo meze nabi. Yarafite n'ubwoba. Kuko ikidasenge cyari gikaze. Yarafite n'ubwoba. Ko wansenge. Tabase nawe ukeneye amasengesho yanjye kweli. Imana igufasha. Ofete. Ariko buye nyamara iyo nakumfasha mba namaye n'akazungu. Kubera byarazamutse. NGO yakazamuka. Hungu yakaba afitemo akazi. Wewe ntiwari kwirwa ureba iby'amakosa, wari kureba ko yagufashije. Oya sibye nibyo. Kuko nabindi aregwa. Rega we umenye ko neza ko bagufunze amezi 6. Iba nagufunze amezi 6. Yarenze leta nagonja kuguha akazi. Ariko mu mawe ni jari privé baguha akazi. Ntacyo do ufite ubona amakazi. Ibwo rero akaba yaraje tukamuha akazi. None byose yarabyishe. Urumva? Yani iminsi. Hanyuma icyambere ni ukumenya gukoresha igihe neza. Yego. Cyakabiri ni ukumenya gukoresha igihe neza, igihe urimo kuko byanga bikuna kirahinduka. Ejo umusenge byagize gute? Byabadiritse. Iri rero ko kumenya kugicunga neza utazasaba uwo wimye. Imana ibaho umugisha. Yego.